Kibazo dufite, amarira dufite, agahinda dufite nk'ababyeyi baherekeje abana ku ishuri, turaje dusanga umuyobozi wacu bamuhinduye. Umuyobozi n'umuyobozi witangiye ikigo cyacu, umuyobozi arakivunikira, umuyobozi wacu yemera kwambara ijipo ari umugabo, yemera kwambara isutiye ari umugabo mu rwego rwo gushaka clientele no kudukurura nk'ababyeyi. Ikigo tukiyumvamo, ikigo turagikunda. Urebye ukuntu abana baturutse muri sare barira, agahinda nawe kakwica. Nibareka abana bacu byibura bakore 6e maze ubundi umwaka urangire bamusezere. Twebwe byaturenze yari siyeska irasenyuka. Umuyobozi wacu nibwo yahise asaba iki kigo ko yaza kukirereramo abana. Erega yabatangiye ari gardienne, ari amashuri atatu. None abana bari kuri cya kigero yuko bafite maternelle, bafite na primaire, kuva mu wa mbere kugeza 6e. Nukuri niba turekera umuyobozi wacu byibura akoreshe n'iyi 6e yateguye, abana be yarabateguye bihagije. Uyu muyobozi wacu ntacyo atakoze uyu muyobozi wacu. Ikigo cyacu barashaka kugisenya kubera ko n'ubundi ntago cyakoraga mbere, cyari cyarasenyutse ari segonderi. Cyongeye gukora ari uko diregiteri Omar atangiriye ku musigiti, atangira maternelle, arangije maternelle ageze ahangaha akomeza primaire. None rero ntago twifuza, ahubwo nimba hari uburyo bashobora kuturengeramo turashaka ngo baturengere. Ntago twifuza yuko ikigo cyacu, kuko abana ntago tubagarura. Uri kumva ugatinyuka ukavuga ngo ugiye gukura umuntu ku kigo umujyane kandi n'abana n'abana tutabyemeranyije nk'umubyeyi. Bari bukoresha inama bakabitubwira tukabyiyakiramo, ariko ubu ntago dushobora kubyiyakira rwose. Batubabarire bareke umwaka urangire, numara kurangira tuzafata icyemezo nk'ababyeyi. Twabwiraga abanyamakuru ahubwo muducukumburire, hashobora kuba hejuru muri RMC hari icyo bari kuduhisha tw'abaturage tutazi. Icyo kibazo tubona umuyobozi agume ayobora abana bacu. Welcome to Tamayus Junior School. At Tamayus Junior School, our professional teaching staff concentrates on your child and monitors results. Our spacious compound gives your child room to play and be innovative. With a well-furnished library, your child gets first-hand information from well-censored secular and religious books. We care about technology, and that's why your child has full access to computer lessons and online learning. Hygiene and the well-being of your child is priority, and that's why we put much emphasis on how they feed and sleep. Registration is in progress from Primary 1 to Primary 4. Find us in Chira, Chitichifumba, Mulawa, Wakiso District, or contact us on both calls and WhatsApp 0757 802 211. Trust us with your kids. We are ready to serve you. Yego, ndagira ngo utangire utubwira amazina yawe. Amazina yanjye nitwa Murekateza. Umubyeyi urerera muri iki kigo cyituze na Sari and Primary School. Ikibazo mufite kimeze gute? Ikibazo dufite ni ukuvuga ngo ubundi njyewe ntabwo nabura gutangira nenga ubuyobozi bwacu bwa RMC. Ikibazo dufite ni ukuvuga ngo twebwe twatangiye dufonda ikigo cyacu. Ikigo cyatangiriye ku musigiti wa Sezike hari ya ruguru. Nje ndi mu babyeyi bakiriremo kikiri mu kigo cya Sezike hari ya ruguru. Hano kihamaze imyaka 7, uyu mwaka wa 7. Ariko bivuze ko kirengeje iyo myaka ko twatangiriye ruguru irenge. Umuyobozi wacu ajya gusaba leta ko yamuha ishuri rya primaire ubundi ryatangiye ari nasari. Birakomeza tugize Imana baratwumva, ishuri rya primaire turaribona. Ishuri rya primaire abana barimo kwigamo ubu bariga mu mwaka wa 6, bari hafi gukora ikizamini cya leta. Birumvikana ababyeyi bamwe baze gusushanga bariya. Ikibazo dufite
amarira dufite, agahinda dufite nk'ababyeyi baherekeje abana ku ishuri, turaje dusanga umuyobozi wacu bamuhinduye. Umuyobozi n'umuyobozi witangiye ikigo cyacu, umuyobozi arakivunikira, umuyobozi wacu yemera kwambara ijipo ari umugabo, yemera kwambara isutiye ari umugabo, mu rwego rwo gushaka clientele no kudukurura nk'ababyeyi. Ikigo tukiyumvamo, ikigo turagikunda. Ikibazo gihari n'ukuntu baba badutungura, kuko iyo bagiye kongeza minerivare baraduhamagara bakatubwira bati babyeyi bimeze gutya na gutya, umwaka utaha minerivare ziyongeraho amafaranga ya naya, muzishyura amafaranga ya naya, bakaduteguza tukamenya nk'abakiriya babo. Agasuzuguro kabo tudashaka nako kuba bavuga ngo ibi nibi impinduka bataduteguje nk'abakiriya. Icyo tudakeneye kumva n'ukumva ngo okay nta kibazo, umuyobozi wacu ni umukozi wabo birumvikana, ariko noneho nimba ari umukozi wabo twebwe be kudukiniraho. Nuko uje usanga abana bavuye hano imiborogo bari bafite iduteye nimba n'agahinda kenshi, nuko usanze amarira twamaze kwihanagura, imiborogo, agahinda, amarira abana bacu bari bafite. Ntabwo natwe twateka. Abana bo mu mwaka wa gatandatu kugeza mu mwaka wa kane bari barangije teste, hari harimo gukora umwaka wa gatatu ngira ngo no mu wa kabiri. Ubu nonaha ejo batangiye teste kandi zigomba kujya kuri biroti. Teste irangiye irimo hagati. Uwo mwana arakora iki nayo marira niyo miborogo? Vraiment mukeka ko hari ikihishe inyuma yo kumukura hano? Birashoboka kuko ikigaragara ko nta no gukeka. Nimba umuyobozi wacu bamaze kumwirukana, twavuga ko ari kumwirukana, baramufashe bamujyanye mu kanasari kari ahantu hadafututse, azahora ajya gufonda. Ikigaragara twebwe tuvuga nuko twirukana nk'abakiriya babo, sibyo? Kuko twe twaje hano n'ubundi segonderi ya RMC senyutse yitwaga Sezike, haciyemo abantu bakomeye benshi mu gihugu barabizi, bararisenye, barashaka no kudusenyera ishuri ry'abana. Basi niba batamushaka nibamwirukane batwereka aho tujya, kuko ubu none turumva nta mutima tugifite wo kureresha hano. Ishyari ryabo. Icyo dushaka saba nuko turashaka ubuvugizi, umuyobozi wacu nimba batanamukeneye bamureka umwaka urangire batwereke aho tugomba kwerekeza. Koze ngiye ikintu navuga byinshi mugenzi wanjye yabivuze, nibareka umuyobozi wacu byibura, abana bacu yatangije maternelle ubaka kanya bageze 6e, hari abageze 6e, hari abageze 5e. Urebye ukuntu abana baturutse muri sare barira, agahinda nawe kakwica. Nibareka abana bacu byibura bakore 6e, maze ubundi umwaka urangire bamusezere. Twebwe byaturenze. Muravuga ko hari irindi shuri ryari riri hano bashenye n'iri mukavuga muti ni kurisenya, murakeka iki? Iryo shuri ryarasenyutse, yari sieska irasenyuka. Umuyobozi wacu nibwo yahise asaba iki kigo ko yaza kukirereramo abana. Erega yabatangiye ari gardienne, ari amashuri atatu. None abana bari kuri cya kigero yuko bafite maternelle, bafite na primaire, kuva mu wa mbere kugeza 6e. Nukuri niba turekera umuyobozi wacu byibura akoreshe n'iyi 6e yateguye, abana be yarabateguye bihagije. Uyu muyobozi wacu ntacyo atakoze uyu muyobozi wacu. Iki kigo cyari sogonderi kirabananira, urumva yifondera guhera maternelle kugeza sogonderi kugera mu wa gatandatu. Iri ni ishyari rero, nibamureke rwose. Iki kigo ne wagifunze, iri ni ishyari, barashaka kugisenya nyine. Ese si cyari iki? Ahubwo ni amashyari. Twebwe twasaba ngo izi turenganure, bagarura umuyobozi yaramenyeranye n'abana, abantu bari bamutegerejeho ko atsindisha 6e, none byose biracikirije. By'umwihariko nk'abafite abana babiri ahangaha kuri iki kigo. Ubwo rero nageze mu nzira mpura n'ababyeyi barimo baravuga bati umudiregiteri wanyu baramutwaye. Abana batise bamutwaye gute? Baravuga bati bamuhinduriye ikigo.
ubwo ngubwo rero abana batangira kuvuga bati reka twihute tugende tumurenganure. Kumva ingeze aha ngaha nsanga ni ikibazo cyo kuba diregiteri bamuhinduye mu buryo tutazi. Mbese diregiteri barifashe bamukuraho batatumenyesheje nk'ababyeyi. Ntago byagakwiye kudutungura, bagakwiye kudukoresha inama, bamara kudukoresha inama tukavuga ikibazo dufite, hanyuma rero twamara kukivuga bakabona kutwara diregiteri. Murakoze. Ikigo cyacu barashaka kugisenya kubera ko n'ubundi ntago cyakoraga mbere, cyari cyarasenyutse ari segonderi. Cyongeye gukora ari uko diregiteri Omar atangiriye ku musigiti, atangira maternelle, arangije maternelle ageze aha ngaha akomeza primaire. None rero ntago twifuza, ahubwo nimba hari uburyo bashobora kuturengeramo turashaka ngo baturengere. Ntago twifuza yuko ikigo cyacu, kuko abana ntago tubagarura. Yitwa Amina. Turasaba ko wadukorera ubuvugizi, Minisiteri y'Uburezi ko yadufasha, Minisiteri y'Uburezi ko yadufasha. Uyu tica Omar wacu yahagurutse hasi n'abana b'incuke, yambara ibipantaro, yambara inkoko, yambara ibiki, yambara amajipo, arahaguruka abana arabazamura, abana b'abakene arabazamura, abana b'abakira barafatana, imfubyi, abana b'abapfakazi. Ndavuga ngo umwaka wari ugiye kurangira cyo gukoresha ikizami cya leta bamukuyemo. Ndabasaba ngo mudusabire Minisiteri y'Uburezi ko badufasha akarangiza uyu mwaka, ubundi bakatubwira twerekeza nawe. Icyo nicyo kintu twadufasha. Barashaka nuvuga ngo leta CSK ya mbere arasenyutse, ya segonderi irasenyuka ivaho, aya mashuri yari ibihuru byari bimeze nabi, aya mapave yose niho wayavuguruye, amashuri yose hano niho wayavuguruye. RMC itangiye kubyivangamo, nago RMC ariyo yadupfundiye ikigo, Omar yakunze ikigo. N'ababyeyi turasaba ngo mudusabire Minisiteri y'Uburezi ko ikigo cyacu kigumaho n'umuyobozi wacu. Niba batabishoboye bamureke arangize uyu mwaka, azamura imfura ze za mbere, ubundi tumenye abana cyangwa nitubahendekeye umubyeyi wacu. Nitwa Iradukunda Grace. Impamvu tuvuga ko na kino kigo bashaka kugisenya nuko na segonderi yari hari yasenyutse. Umuyobozi wacu kurera abana ntago ari ibintu yinginga, ni ibintu bimuri mu maraso. Uri kumva? Kuza rero bavuga ngo bamukuyeho, nibigeze baduteguza nk'ababyeyi barerera aha ngaho. Bari kuduteguza tukica tusko Omar agiye kugenda, wenda natwe twifatira izindi ngamba. Uri kumva? Ubwo rero nibamurekereho umwaka urangire, nibashaka baze bamukureho, natwe tuzatwabonye icyerekezo cyo kujyana abana bacu, kuko nta nundi muntu waturerera kuri kino kigo. Ntawe rwose, ntawe ushoboye. Omar ibintu by'abana ni ibintu bye. Umuyobozi wacu ikintu yari yaraturemeye mu bana nk'abasilamu birazwi nko gufashanya, ni igikorwa cyiza, n'urukundo yubakaga mu bana. Buri wa gatanu umwana yaheraga kuwa mbere akubwira ati mama uzamijana, uzamiki shyira umukene, tugafasha abana batishoboye hano, mugire mutuvugane mukabyaramo. Icyo kintu nongeragaho. Umuhe Ami wibuke Amina, wibuke umuyobozi w'ababyeyi. Thank you, Uri kumva? Niba twa umuntu yemera akaba umukene ukavuga uti 50 nibura ndaru gusa, ariko umwana ndagira ubumenyi. Umwana akakubwira ati ntago ndi bushoke mu nzu ngewe ntafite icyo gufatisha umukene. Mama jya umenya abakene tubona umugisha imbere y'Imana. Uri kumva? Ugatinyuka ukavuga ngo ugiye gukura umuntu ku kigo umujyane, kandi n'abarera n'abana tutabyemeranyije nk'umubyeyi. Bari bukoresha inama bakabitubwira tukabyiyakiramo, ariko ubu ngubu ntabwo dushoboye kubyiyakira rwose. Ntibatubabarire bareke umwaka urangire, numara kurangira tuzafata icyemezo nk'ababyeyi. Mugabane dufite nta mugabane dufite, tuvuga ko tuzafite umugabane dutanga 50,000, ahandi hantu batanga 50,000 muri leta mwayihabonye. Kanira rwose ndetse tujyana n'abo byakunda rwose mutubabarire. Bino bintu bishoboka byo gukura Omar hano. Omar aforomye ishuri rirarangiye, imyaka 6 iruzuye yaratangiriye kuri mateka, arifashe bamukureho, ntanakoresheje P6 ngarebere z'abana. Ubu nibarangiza bamujyane, bazamujyana umwaka urangiye tujyana abana bacu n'abishuri byabo bagiye. Twaje hano ari mu bisambu.
nta shuri rihari ntabwo segonderi bari barayikuyemo barangiza bajyane Omar ntabwo bino byapa kuba gitifu avuze ko nta migabane mufite muri iri shuri byo mu byakiriye tubyakiriye nabi kuko nta muyobozi uvuga amagambo nk'ayo yakatubwiye amagambo yo kudusana umutima nk'abantu twamenetse imitima yacu twaje dukurikiye umuyobozi bitewe n'uko yatwitwayeho yakatubwiye ijambo ry'isanamitima ntabwo yakagombye kutwangiza gutyo ryatubabaje ahindura imvugo ye yige guhindura imvugo ze murakoze imvugo ze yige kuvuga neza n'ikigo cyacu cyane n'ubuvuzi murabinyuye ubwacu uko twirinda n'umuyobozi w'ubusaza ikibazo muraba muntu ikintu mukimenye nitutagira ituze mbanje kubereka inzego zose turi kumwe akavuga ati ibigo iki kigo turabona uriya muyobozi iyo uri hano ntabwo banyirukanye ntabwo mama kandi turi kumwe ntabwo banyirukanye ahubwo ngiye gutanga undi musanzu ngiye gutanga umusanzu twavuze ngo turi mwifuza oya kuko umva mbabwire nimutambanira nabivuze ngo namwe muraba mutambereye sibyo mama Karimo icyo ndi kuvuga rero mama Dada icyo ndi kuvuga ni njyewe ubwanjye nemeye kujya gutanga umusanzu ntabwo turi abana nemeye kujya gutanga umusanzu kandi ntawe ukiriye bike iki rero cyo kurwana n'ikintu ababyeyi murashaka bavuge ngo twigaragaje ahubwo bamwe bagizemo n'itangaza tuso n'abayobozi impamvu niyo ukora n'ubwo yaba leta prostate bode company n'ibiki byose urakora igihe umwaka ugeze niba ari transfer bakaguha transfer ukagenda ugakora ahandi noneho ikintu cyaje umuntu abonye cyaje kugugumura abantu bari hano n'undi cyamubaho aba yadatekereza cyane kuko uyu mwarimu akoranye n'aba bana cyane igihe kinini icyo kintu iyo gahunda bagize mbere ntabwo Omar yayihawe ngo aganire n'ababyeyi be ngo babwire uko agiye kugenda hari ukuntu agenda mu nzira ebyiri ashobora kugenda ku promotion ashobora no kugendera ku demotion bitewe n'ibyakozwe muri byacu nicyo gituma nkatwe rero abantu b'ababyeyi tutagomba kwishima ngo tujye hariya duseke dukoma amashyi bibaye kuri Omar ni umwana wacu nkanjye kanwa kavuga ndi umwarimu wa Omar naramugisha urumva ndamuzi Omar ni umwana pe ku buryo yashukwa n'abantu bari bose agakora ikitari gukoreka muzi nk'umwana mwiza muzi nk'umwana utari ibyo watukanye utarakoze iki muzi nk'umwana waje n'agahagurutsa ishuri muzi ibibazo ishuri ryigeze kugira hakiri muri segonderi uriya mugabo wari diregiteri twari tumusiranye byagize ibibazo hariya ibibazo nanone byaje kuba biza kuba kuri biriya shuri ryo kuronka komu diregiteri wabo twarakoranaga niho nigisha icyo gihe turabibona ibijyagiye biba ariko mu myaka mito y'uyu mwana yaje gukorera ahangaha yerekanye umuco karande w'Umunyarwanda yerekana idini yerekana gukunda Imana bihagije agaragaza n'urukundo mu bana nawe akaba ari cyo gituma rero mwababyeyi mubabwira ko aba bantu mubona bababaye bari ahangaha bagombaga kubabara kuko twese uko turi gukunda Omar turamukunda Omar ni umwana udafite inzara isonze ibintu ibyo ari byo byose Omar ni umwana ufite urukundo mu bana bagenzi be umwana mu mwaka wa 4 undi mu wa 3 undi ari mu mwaka wa 1 ishuri mu by'ukuri navuga ko natangiranye n'ishuri ko abana banjye baje kwiga ishuri rikigira kuriya twese twaje hano iyo twagize tuzanwa n'urukundo umwana w'umusore yatweretse araturerera pe yambara ijipo yambara isutiye aheka inkoko akora buri kimwe cyose abana bakarira tubazana njye harimo nazanye imyaka 2 n'amezi 5
ndamubeshya ndemera mwiga n'ibyangombwa ariko kugira ngo umwana yanjye aze ndeke amarira tuza nta birenze yatuhaye atwubakiye ubumuntu mu bana kugeza ubwo ku munsi wa gatanu umwana yaheraga kuwa mbere akubwira ati ma wibuke igiceri tuzafasha umukene kuwa gatanu sibyo yaturemeye abana mo urukundo tutigeze duha abana bacu ko twirirwa twagiye kwiruka dufite impamvu yo kuvuga ibi ntabwo yatugumuye ahubwo njye icyo narebeyeho cyatumye nguma hano naje hano saa moya n'ibindi nzanye umwana ku ishuri nkubitana n'imiborogo y'abana bari baturutse hano muri sale garidiyeni yose gitifu w'akagari yari hano yaje asanga abana bose barenze byacitse nk'ababyeyi umwana adatekanye natwe ntabwo twatekana nababwiye ko twese turi hano umuntu utaraje akurikiye tica omari n'ibikorwa bye namanike twese twaje hano dukurikiye uyu musore kandi ntabwo twahindura impinduka zabayeho turabumvira nk'abayobozi bacu ikintu twanenze ni ugutungurwa igihe cyose tujya kwishyuzwa minerivare batubwira bati yohereza udupapuro tune aka kane barirukana rwose ati mumenye ko igihe iki n'iki ni ntarengwa abana ibi bintu kuki mutigeze mubiduteguza turabaza hejuru kuki batigeze baduteguza ibi bintu nk'uko n'ibindi kongeza minerivare kwirukana twateguzwaga tubona ko ari ibintu bibi bitari na byiza ku bana bacu dufite abana bari barangije gukora tesite bo mu wa kane no kuzamura ubu ngubu tuvugana hari harimo ikizamini cy'abana bo mu wa gatatu no mu wa kabiri ngira ngo barimo bakora ikizamini ku miborogo y'abana bacu twasanze hano yaduteye intimba n'agahinda kenshi ko kumenya icyabaye kiduterera abana kurira gutya twaje kureresha dukurikiye urukundo sibyo noneho rero ngiye icyo nasabaga n'ubundi nimba nta cyahinduka cyangwa se ari cyo mwatwunganira nk'abayobozi mudukuriye mugera kure kuruta twebwe ni mutubabarire twe kutuvangira abana babavuruga mu mutwe icyifuzo basi turangizanye nawe umwaka nk'uko gitifu yavuze ko buri manda yose igira igihe amagambo atwica mu mutima tutavuze ariko reka tuvuge iby'ingenzi byiza twamukuyeho buri manda igira igihe nk'uko n'umuyobozi wacu wabitubwiye ariko natwe tukagira na manda nawe y'uwo mwaka sibyo twe turi muri prive ntabwo turi muri leta noneho nimutubabarire kuko uwo batuzane nitumuzi ariko ntabwo tunyuzwe nawe kuko ntituzi ibikorwa bye ikibayeho cyiza mureke basi turangizanye nawe uwo mwaka bamujyane kuko n'ubundi ibyo agiye kuzamura ntabwo agiye kubizamura mu mezi ane asigaye y'uburezi nicyo nasabaga murakoze mutubabarire Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanjye mfite umwana urererwa hano ndabateze Swahili. Umwana wanjye yatangiye hano maternelle ya mbere ubageze mu wa gatatu. Mu by'ukuri nanjye byantunguye kumva ngo Ticha Omari baramuhinduye ko Ticha Omari ni umudiregiteri ni umwarimu hano afite inshingano nyinshi pe ibintu yakoraga tureke natwe ubwacu abana ubwabo ukuntu bamukunda uburyo uburere abaha pe ndababaye pe bumva ngo biradutunguye baramuhinduye mutabanje kuduteguza kandi n'ubundi izindi gahunda zose babanza kuduteguza nanjye byibura numvaga mwakihangana wenda niyo mwamuhindura mukamuhindura umwaka utaha urumva ariko mukabanza mukaduteguza tukamenya ko mumuhinduye ntimudutungure gutya rwose mwamudufashije bayobozi nderera hano muri iki kiguna ese iyo manda yarangiye ku bayobozi na muzehe ajya bivuga ngo iyo manda yarangiye abaturage bagomba kubimenya ese ko mutabitubwiye mbere ngo tubyitegurire yuko mugiye kutuhindurira diregiteri wacu izo ngamba mwebwe muba mwafashe nimba hari n'irindi kosa afite
twebwe mugomba kubitubwira nimba hari ikosa afite, nimba wenda hari ukuntu mushobora kuvuga ngo yanyereje umutungo w'ikigo. Mugomba kutubwira twebwe nk'ababyeyi tukanayakoranya tukayatanga. Mutwarire umudiregiteri wacu mu bana bacu, ntabwo ari nk'ibindi bigo njya mbona uhura n'umwana uri umubyeyi ukamubwira uti mwana iki si cyiza akagutuka. Muri iki kigo abana bacu biga bafite disipurine. Umubyeyi ntashobora gusanga umwana ari gukora ikosa ngo amubwire ati mwana iri kosa uri kurikora ntabwo ari ryo wahindukira gutuke, ahubwo agusaba imbabazi ati mubyeyi ntabwo nzongera, mbabarira. Ntujye kubibwira nde tica mu mari. Ese muramukuyeho bazanye uwundi muntu ntabwo tuzi imico ye, usange atangiye kutubabariza abana, utange za ngeso mbi umwana arazitangiye. Ibyo bintu ntabwo twabyemera bibaho. Nimba mushaka kumutwara, simvugira mivumbi kwivumba ngo ndatinya. Abana bacu ni mubadusubize tubashakire aho kugira ngo atuvemo, ni twebwe tuzava muri iki kigo. murakoze bitwa Imana Anita. Icyifuzo navugaga ndashaka kongera ku byo bavuze, ndashaka kubaza Omari, murabona ko yatangije kino kigo, tunyura mu bihe bigoye turi kumwe ababyeyi, urabona ko yari afite abana b'imfura bagiye gukora ibizamini bya leta. Ibyo bizamini bya leta kugira ngo yumve se Omari nakoze neza cyangwa se nakoze nabi, nawe yashaka gutegereza mbese arebe resulta z'abana z'ibyo yakoze, yumve ko yakoze neza. Icyo nasaba, nashaka mu murekere uyu mwaka abanze yumve ko abana be bakoze neza, n'ubutaha rwose abana bacu bazakore. Nicyo nashaka kuvuga. Jewe icyo nashaka kuvuga, Omari yavuze yuko ashobora hari gahunda yo kuba yagenda agatangiza ikindi kigo akagera aho akigeze. Nibazaga niba iki ngiki yaba yarashoje afite ahantu akigejeje. Ese iki ngiki hari aho yakigejeje? Jewe mfite abana biga mu wa gatandatu, bari bageze mu mwaka wa gatandatu, batangiriye hano Gardienne, afite aho yabavanye, ubu ngubu bari bagiye gusoza. Ese nk'abo bana bafite uburere yabahaye, bafite ubumenyi bafite buri no mu rwego rwo hejuru. Ikibazo nari mfite, ese abo bana yatangiranye nabo yarabagejeje aho yashakaga kubageza, yarabahagejeje? Ubwo rero ikindi cya kabiri nanone, abana bacu twabazanaga kwiga hano, ntabwo twari dukurikiye abarimu pe, ntabwo twari dukurikiye abarimu ngo abarimu bigisha neza ngo gutya na gutya. Tutabeshyira n'umuyobozi ariko tumufata nk'umwarimu, tumwita Teacher Omari pe, yitwa Teacher Omari. Yatangiye yigisha abana kandi n'ubu aracyabigisha. Ndiye abana banjye bafite morale mu rugo ahantu hose, bitewe nawe, ntabwo biterwa n'abarimu cyangwa se abandi. Nta nubwo ndi kumuvugira, njye ndavuga ku ruhande rwanjye rwo ahantu avanye abana banjye n'aho abagejeje. Mfite umwana wanjye wavuye hano mu mwaka wa gatandatu, yagiye mu wa gatandatu, namujyanye ku Ntwari. Ubu ngubu ku Ntwari aba uwa mbere, avuga Icyongereza, niwe uhagarariye abana bose ku Ntwari bavuga Icyongereza. Ntabwo icyo Cyongereza bagikuye mu barimu, bagikuye kuri Teacher Omari. Njye mwita Teacher Omari. Hanyuma rero icyo navugaga, Teacher Omari ni mu mujyana, ikigo ngenda abona kirabagisenya. Twese twaje dukurikiye Omari, ntabwo twakurikiye abarimu pe. Hari ibigo byinshi cyane wafata abantu ukabajyanayo bakiga. Ntekereza ko nava hano
uburere buri aha ngaha sefini ntabwo ndi kuvuga nkanjye urugero nayo ifite abana bato bakiri hasi ariko birashoboka ko ngo mu wa gatandatu narangiza abandi nzahita mbajyana ahandi ndavugisha ukuri nanjye mfite umwana urererwa aha ngaha ndumva njyewe twavuze ngo tica Omari ngo nibura uyu mwaka urangire ariko njye ndumva ataba n'uyu mwaka gusa ahubwo yahaguma dukurikije ukuntu yadufatira abana amenya abana b'imfubyi akamenya uko abatwara bafite ihungabana akamenya ukuntu atwara abana b'abakene akamenya ukuntu atwara abakize akamenya ukuntu atwara buri mubyeyi wese na buri muntu wese ku buryo buri wese agenda yanyuzwe iki kigo rero twakijemo dukurikiye tica Omari ukuntu afata abana ukuntu azi gutanga amasomo ibintu byose bikagenda neza njyewe sinarindi muhira ariko mpageze bamwe ngo tica Omari bagiye kumuhindura ndavuga nti reka nze menye ukuntu byagenze kuko ejo mu gitondo nahita njyana umwana wanjye ubu rero hari abandi babyeyi duhuje mudubishatse mwadufasha ababyeyi mukatwemerera ntidutungurwe n'iki kintu tica Omari mukamuduha uyu mwaka byashoboka tukanamugumana kuko abana baranyuzwe biga neza kubera tica Omari buri mwana wese mbese ni papa w'abana ni tica ni diregiteri ibintu byose ni tica Omari. Jamila nanjye nderera hano muri iki kigo cya Ituze murabona ababyeyi beza ukuntu iyo dufite nk'umuyobozi twese tukamukunda ndizera ko n'umuperezida iyo atubereye mwiza use twese muzehe kubera ibyiza byinshi agenda adukorera twese kwa karindwi hatinze kugira ngo tugende tumutore yaratureze turakura Omari nawe rero yaturereye abana barakura bamwe bajya mu masegonderi rero nagira ngo mbasabe rwose pe mureke kumujyana rwose mudufashe umva abayobozi turabibasabye rwose mutubabarire pe mumureke n'ukuri kw'Imana turabibasaba nimba ari n'ikosa yakoze twebwe tubasabye imbabazi nimba ari n'ibyo yangije turabyishimiye. Vestina ndasaraye mu mbabarire ariko mfite grippe nitwa Murekatete Vestina nanjye nkaba mfite umwana urererwa hano kuri kino kigo ubu ngubu namutangije mu wa mbere primaire bageze mu wa gatandatu ubu twarimo dususha abana bagiye gukora ikizamini cya leta uwo mwana kubera narwaye urutirigongo ngahora ndi umuntu ugura imiti imenze noneho mbona amafaranga ya hano azambana menshi fata umwana njya kumwandikisha ka Kigali ubwo yaragiye kwimukira mu wa gatanu ndamwandikisha ndetse ndanishyura mugura ari iniforume ndazimutunganyiza bitera ipasi neza zitegura muri salo mu gitondo ngo abyuke yambare arangije mu gitondo kugira ngo abyuke yambare imyenda yaho ari kujye kwiga ahita yambara imyenda ya hano none hise arambwira ati none se wavuze kujya n'umwana ka Kigali nkaba ndeba yambaye imyenda yo kwituze bimeze biti ndamuhamagara ndamubwira ati rayo ngwino hano asanga muguri nari ndwaye arambaza ndamubaza ngira none se ko nari ngiye kwitegura ngo muherekeze none ukaba wambaye imyenda yahariya wigaga kandi Kigali narishyuye bimeze biti ngoma ibyo ngibyo wibimbwira niba nakennye muzemere no kurya tuzabireke ariko mureke nigaho nigaga umwana ubu yarageze mu wa gatandatu yari umwana uri ku mwanya mwiza ku buryo nabona ukuntu nabibabwira yewe ntabwo nigeze niga sinzi icyongereza sinzi iki ariko ni wa mwana uba aka kanya na televiziyo Rwanda hari ajya akadusobanurira ikintu cyose amakuru avuze mu cyongereza tukumva turishimye pe rero ikintu nasabaga mwabayobozi mwe bose mwababyeyi mwe namwe ndabona benshi mwababyeyi mudufashe aba bana bacu barimo basusha bagiye gukora ikizamini cya leta nibo mfura z'iki kigo guhita mudutunguza ngo abana baragiye kwita ngo umuyobozi wabo aragiye uyu muntu yari umuyobozi w'ikigo ari diregiteri ariko yari tica ni ukuri ibyo mbabwira ni ukuri ni wa muntu wakurikiranaga abana ku buryo buri hejuru ari nayo mpamvu gutsinda kwabo wabonaga ari ibintu twari twizeye twiteze ko tuzabyina intsinzi ni ukuri nk'uko dushyigikira ko perezida wa repubulika wacu Paul Kagame agumaho turifuza ko uyu muyobozi mwatubabarira akagumaho akabanza abana bagakora ikizamini cya leta namwe mbese mukareba ukuntu iryo tuze gutsinda kwabo bimeze
none mudutunguje ejo naje hano gususha ndaza ntoranya ibigo ye umwana araza arishima ati ibigo ntoreye rwose mama humura ibi bigo ndabizeza ko bazakima nta ndabyizeye kubera ukuntu arakurikira n'abahomake mbese ni ikigo ntabwo nabona ukuntu nababwira ubu nari ntagiye kubwira umukobwa wanjye ngo n'umwuzukuru azamuzanire nawe yige hano none mwaretse uyu muntu mukaba mumuretse mukaba mumuturekeye tukabanza tukareba ese iki kigo yatangije akaba agize imfura z'ikigo zigiye gukora uyu mwaka tukareba umusaruro ubu ndakubwiye ngo ikizamini ukuntu bazagikora ubu bamaze gucika intege sinzi ko n'amatesite bari gukora hari amanota bazagira kandi ubundi batsindaga neza murakoze ni ukuri mutubabarire tubasabye imbabazi ntabwo twigaragambije ngende yumvishe ndi Nyamirambo bibwiwe n'umubyeyi ati uzi ibintu byabaye bise ntega moto ndamanuka ndavuga ni icya leta ndabasabye nimutubabarire nicyo cyifuzo twifuza nk'ababyeyi murakoze bose bari aha ntabwo bari kuvuga ariko bagiye bababwira sibyo uyu ni umuyobozi diregiteri wa edikasiyo ku karere ni ukuvuga ngo ashinzwe uburezi mu karere abandi harimo abayobozi n'inzego z'umutekano kandi n'ubundi kintu cyari kituzanye ahangaha cyari ukumva impungenge zabo ndumva byibura mwese mwiniguye nta n'umwe wenda usigaranye akantu niyo mpamvu twagumye kubaha umwanya ngo n'undi nawe avuge n'undi avuge n'undi avuge tugiye guha rero adviser wa mufti niwe uri budusoreze mwe duhagarariye n'ababyeyi impungenge zanyu zose twazumvise kandi rwose turabashimira uruhare mugira mu burezi bw'abana kandi buriya nk'umubyeyi iteka icyo yifuriza umwana we ni ukugira ngo yige neza kandi agire gute atsinde umubyeyi wese ahorana impungenge z'umwana we impungenge zanyu rero twazumvise ariko ikindi kintu nagira ngo mbasabe mugirire icyizere ubuyobozi sibyo kandi ibyemezo byose bifatwa n'ubuyobozi biba ari ku neza yanyu ntabwo ari neza ntabwo ari ikibi babatekerereza ibyiza nk'uko mwahoze mubivuga mukunda nyakubahwa perezida wa repubulika n'ubuyobozi rero mukwiriye kubigirira icyizere kuko ibyiza byose ibyo babatekerereza byose ni byiza tugiye guha rero umwanya adviser wa mufti adusoreze iki kiganiro amasaha yagiye utahane n'abana ngira ngo nk'abamaterineri ubu bageze igihe cyo gutaha ubundi turateganya inama rusange y'ababyeyi kandi tuzaganiriramo kandi tuzafatiramo n'ibindi byemezo murakoze harya mwese ntabwo muri abayisilamu cyangwa baravanze byose ni kimwe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubifurije amahoro y'Imana n'ubundi birasanzwe indamutso ni amahoro y'Imana kandi kuyasuzanya tubihuriyeho yaba ari abayisilamu n'abatari abayisilamu. Ndagira ngo rero ntabatindiye icyari cyiza nuko duhanye umwanya wo kujya inama no guhana ibitekerezo, yaba ari abayobozi bari aha bose nk'uko mubabona, yaba ari namwe mwaje nk'ababyeyi baharerera. Ndagira ngo rwose babwire ko ngiye nk'umujyanama w'umufti w'u Rwanda kandi mu izina rya mufti w'u Rwanda, dukurikije uko twabonye ibitekerezo mwatanze turabyakiriye kandi tubyakiriye neza. Ndagira ngo rero mbabwire ko ngiye kugenda turi kumwe na executive tukagura mufite ubusabe bwanyu n'igitekerezo mwatanze, hanyuma natwe kugira ngo dusangire amakuru, kandi mufite w'u Rwanda burya niwe nyiri ibigo byose dutunze mu Rwanda bya Kisilamu n'imisigiti. Niyo mpamvu tumubwira tuti uko ikigo cyacu cyari kimeze uyu munsi ko kimeze, abakiriragamo dore icyo bifuza, hanyuma no tukajya inama neza, twarangiza kandi tukajyana mu njyana nziza ibaha igisubizo mukeneye, kandi nanone n'umuryango nawo ikabuha igisubizo cyiza. Niturangiza tuzongera tubahamagare tujye mu nama yaguye rwose abaherera mwese muhari, noneho twumvikane neza uko ikigo cyacu twumva cyakomeza kuyoborwa n'uko cyakomeza kugira imyigishirize myiza, kubera ko twasanze ibyo muvuga bibari ku mutima kandi mubishaka, ariko icyo mwifuza ari neza ko abana banyu bakomeza bakiga bagatsinda bakagira neza, kandi na mufite n'ibyo ashaka n'iterambere ry'ikigo. Niyo mpamvu rero ngira ngo mbabwire ko rwose ubusabe bwanyu tubwakiriye, tugiye kubishyiza mufite tukazaza noneho kuganira neza, cyane ko mwavugaga ngo aya makuru nyine yaje ari mashyashya kuri mwe atunguranye, ariko nkagira ngo nanone nasoze mbabwira ngo
n'ubundi ubuyobozi bw'umuryango n'izi mpinduka zifuzwaga byari mu byiza nuko wenda mwe mwavuze mutibanza abayobozi batabirebye neza kubera ko mwagaragaje ubundi busabe nk'abafatanyabikorwa turabwakire tugiye gufatanya tuze noneho duhuze neza buriya tunagendera no ku murongo w'Isilamu yaduhaye buriya mwese kuko nk'abayisilamu murabizi ni imirongo izwi muri ya surati yitwa Al-Asr ibamo ingingo ikomeye cyane yo kwihangana iyo yagize impinduka ubundi umuntu iyo yumva icyo yari afite yaramenye iyo gihindutse ntabwo byakira aba yumva ari ikibazo ariko Imana ikavuga ngo nyamuneka nubwo hari igihindutse iwawe cyaba ari cyo bita ikibazo cyangwa se uvuga ngo kiraremereye ujye wihangana haba harimo ibanga ry'uko nyuma yaho hazaza ikiza hari n'indi hayo murabizi ijya ibivuga ngo inama ala usri yusra ngo buryo nihagira ikintu kikubaho gikomeye uzajya witegura ko kizakurikiraho n'ikiza kurushaho buriya n'Imana bitugiremo inama ariko rero kubera yuko tusange tubizi niyo mpamvu nawe twakiriye bwa busabe bwanyu bubaremere muvuga muti bwose mutwakirire ubusabe bwacu kubera ko birabaremereye none hakumva ngo bihindutse ako kanya byagenda bite ariko nuko mutanazi yenda n'ibizakurikiraho ukuntu bizaba byiza ariko noneho ubwo twe tugiye gutanga ubusabe bwanyu Omar aracyahari aha none mu gusoza n'ubundi nyine nuko ari bya bindi mwavuze mutibanza harabayeho kutaba n'umwanya uhagije wo kuganira ese Omar agiye ati n'ubundi rwose nuko mutabimenya twifuzaga ko n'ubundi atagomba kugira aho ajya kuri bwa buryo mwebwe mutekereza ahubwo hari uburyo nituganira muzabimenya mumenye ngo Omar arahari tuzanakomezanya niba tuzakomezanya gute niyo mpamvu rero ubusabe bwacu bwakiriye tuzabijyaho inama neza ku buryo namwe muzavuga muti noneho muri ubu buryo turanyuzwe ndagira ngo rero rwose mugende mutuje mwumva yuko ibintu bikomeza nk'uko bisanzwe ahubwo bikazarushaho kuba byiza mu minsi iri imbere buriya ntabwo nakagombye no kuvuga nyuma y'uko avuga ariko ubu ni uburyo bwo guha agaciro komite y'ababyeyi sibyo mumfashe tumushimire n'aba bantu kandi namwe mbashimire kugira ngo mu kanya nsohotse ndi kubabwira ni mwuka byaramwe dufite igihugu kigendera ku mategeko kandi kitarenganya nimureke kuba buri wese yavuga ibyo yumva ahubwo abayobozi nibava mu mwiherero bari buze kutubwira umurongo ngenderwaho turi buze kugenderaho ngira ngo rero nk'uko igihugu cyacu cyubatse ubu hari n'amakuru bakuye hasi nabo ubwabo bagiye kujyana ubundi tuzi ko inzego zacu zihera hasi zizamuka ntabwo zihera hejuru zimanuka niyo mpamvu rero nandi kubasaba babyeyi barera mwituze ibibazo ntabwo none hari umwanya w'ibibazo sibyo ahubwo icyo twari turi kubashimira ni uburyo ki mwagaragaje ubwitange no gutuza kandi nshimira n'abayobozi nabo batabarira ku gihe kuko uyu munsi kuba baretse indi mirimo ntabwo uyu munsi kuri ikigo cy'ituze bari bafite kuza kubagereza ariko kuba ko ari inshingano zabo zo kurengera umuturage yava akagera niyo mpamvu mwababonye hano hamwe n'ibyo rero byose rero nashaka kubabwira ngo Imana y'amahoro ibane namwe kandi n'abayobozi bacu Imana ikomeze kubungura ubwenge tuzongera guhurira hano igihe tuzaba twabiteguye murakoze cyane nakugira ngo twumvise ibibazo ababyeyi bakomeje kugaragaza by'impungenge z'uko umwarimu wari directeur wabo ngo mwari mugiye kumwimura ese bimeze bite murakoze nk'uko mubivuze nibyo icyari cyadurije hano byarakuza kureba gahunda yari yatumye aba babyeyi barira hano kuri iki kigo cy'umuryango w'Abisilamu mu Rwanda bumva ko hariho impinduka yo kubuyobozi bwari bwashyizeho gahunda yo guhindura umuyobozi akajya ku kindi kigo nyuma agahinduranya n'undi mugenzi we
nk'uko umuryango usanzwe ubikora ariko biri muri gahunda nziza yo kurushaho kunoza imikorere y'abarezi n'abayobozi. Ubwo rero icyo twababwiye bo bavuga bati boya barifuza ko wa muyobozi ahaguma kubera ko bamenyeranye nawe yakoranye nawe igihe kirekire bakumva yarakoranye nabo neza. Ubwo se bwabo rero turabwakiriye tugiye kugeza kuri mufti w'u Rwanda kugira ngo habeho kubyiga no kubireba bazasubizwe vuba mu nama yaguye y'ababyeyi barerera niba bakomezanya n'uyu cyane bahindurirwa cyangwa se niba habaho ubufatanye kuko nabyo byose bishoboka kugira ngo rwa ruhare rwiza bafitemo mu kubayobora nk'uko bayibonaga rukomeze ntihagire igihungabana kandi n'impinduka ubuyobozi nabwo bwakoze nayo ikorwe ku nyungu z'abaharerera n'abarezi na ba nyir'ikigo bose. Arabakiri hano nk'uko ababyeyi babisabye rwose niwo mwanzuro dufashe. Bamwe mu babyeyi bagaragaje ko iki kigo ishuri ryatangijwe na Omar. Ese kuba ryaratangijwe na Omar ni irya Omar cyangwa ni iry'umuryango w'Abisilamu mu Rwanda? Ngira ngo ibyo nabyo byasobanutse ukuri nuko ntabwo ari irya Omar ni ishuri ry'umuryango. Omar kuba ari mu batangije iri shuri nk'umwe mu barezi wari ubifitemo n'urukundo n'ubushake bigatuma n'abagiye bagenda bakigana ntabwo bivuga ko ari we nyir'ikigo. Ahubwo uwo murimo yawukoze neza bituma bamukunda baramugana ariko ikigo cyo ni cy'umuryango yaba aho cyatangiriye yaba n'ahakimukiye murabizi ko atari hano cyatangiriye byose ni ibigo by'umuryango. Ubwo rero Omar nawe nk'uko yanabibibwiriye ni umuyobozi w'ikigo cy'umuryango nta na rimwe rwose higeze havugwa ko cyaba ari ikigo cye. Ahubwo icyagaragaje gusa no kuvuga ngo abariharerera bo baramukunze bamubona ari umurezi mwiza babona ari umuyobozi mwiza bumva bagumana nawe. None ubuyobozi buramutse bwicaye ugasanga ibibereye abaturage no kubahindura umuyobozi ese mubona ari izihe ngaruka zishobora kuzabaho nyuma y'aho ngaho dukurikije uko abaturage baganiranye namwe? Niyo mpamvu twumvikanye ko tuzaganira n'abaharerera. Icyo tuzumvikanaho n'abaharerera nicyo kizakorwa ariko ku buryo bikora inyungu z'abaharerera n'inyungu z'ikigo ku mpande zombi ntihagire igihungabana. Icyo rero tuzakigiranaho turi kumwe nabo kandi nibwira ko tuzacyumvikanaho neza. Ntabwo bikunze kubaho ko umuyobozi w'ishuri ahindurwa hagati mu gihembwe umwaka ubura amezi ane gusa ngo ube warangiye. Yego. Ikibazo kinini kiri hano cyangwa kiraho Omar yaragiye? Oya kugeza ubu cyanagaragaye yaba aho yaragiye nta kibazo gihari. Ahubwo nibyo byo kuvuga ngo hahindure gusa ibintu bigende birushaho kuba byiza. Naho yarari nta kibazo cyari gihari nk'uko babigaragaje ahubwo icyo mwari muvuze nicyo abaharira bagaragaje ko bifuzaga ko niyo byaba ngoma guhinduka bitaba mu gice cy'umwaka utararangira bakavuga bati byibura yabanza akarangizanya na babandi bari cyane cyane bari mu mwaka wa nyuma usoza bakanatsinda neza bakareba ko batsinze neza. Nabo nizo mpungenge bagaragazaga niyo mpamvu twavuze ngo reka tukakira icyo gitekerezo tugende tubwirenge kwa mufti w'u Rwanda tubyige turebe niba icyo gitekerezo ari cyo cyakubaka kurushaho. Hari ibyagarukagaho nk'impamvu yo kuba Omar agiye kuva hano bivugwa yuko hari mu bugenzuzi yakorewe hari miliyoni zisaga 30 zishobora kuba zitaragaragaye. Ibyo byo hari ukuri kurimo? Oya ibyo rero ntacyo twabibabwiraho kuko buryo iyo barimo basuzuma buriya murabizi abantu bashinzwe ubugenzuzi bw'imari iyo burimo bakorwa hari amategeko bigenderaho habaho ibice bibiri. Habaho igice cy'abagenzuzi bakorera mu kigo bakorera umuryango mu buryo bwitwa intano hakaba n'abagenzuzi baturuka hanze. Iyo rero hahujwe izo mpande zombi nibwo hatangazwa ikivuyemo ko kiba kizewe neza ko cyasesenguye neza. Ubwo bugenzuzi rero bwarakozwe bwari bukiri mu nzira yo gukorwa ahubwo niburangira ku bice bibiri icyo mu muryango w'Abisilamu mu Rwanda ishami ribishinzwe n'ishami ryo hanze kugira ngo habemo gukoresha ukuri nibwo tuzashyira ahagaragara twavuga tuti icyo tuvanyemo ni iki kandi n'abaharerera tukakibabwira. Icyo cyari kikiri mu nzira kitaranarangira. Yego namwe murakoze namwe turabashimiye. Saidati yewe nashaka kongera ku by'umuyobozi w'Abasilamu uhagarariye mufti wungirije mufti aravuze ngo Omar yagahinduriwe ikigo bakazana undi muyobozi. Ese nkanjye umuyobozi mwiza ahindurirwa ahantu cyangwa arahaguma kugira ngo akomeze abe mwiza? Ese wa wundi bari bazanye bamukuriye iki aho yakoraga kugira ngo bamuzane muri cya kigo kiri cyiza kandi noneho tutazi imico ye? Icyo ngicyo ari cyo ngena nashaka kongeraho mu kigendanye rero nuko yababwiye ngo ikigo si cya Teacher Omar. Bira twari duhagaze dukurikira amakuru. Iki kigo cyabanje ara kuri institute hariya kuri Asakinati ni ku musigiti. Icyo kigo cyagifitwe n'uwitwa Jimmy aza kutabonwaho imico myiza
arahindurwa ahinduwe ikigo cye cyarasenyutse kubera imyitwarire abana bari basigaye kuri kiriya kigo nibo bazanye ahangaha harimo n'uwanjye abana batangiye hano baby mido top mu wa mbere bari bageze mu wa gatandatu ese ni gute ntago natwe tuvuga ko ari cya Teacher Omar ariko kuhera ku musigiti niwe wagitangiye ese umuyobozi mwiza arahindurwa cyangwa komezaho kuko ari mwiza icyo nicyo kibazo cyane abavuga yuko ishuri nk'ishuri apana ikigo ryatangijwe na Omar ibyo bavuga ni ukuri cyangwa ntago ari ukuri mu by'ukuri nibyo kubera ko yagiye atoragura umwana umwe nawe urabona guhera muri baby mido top mu wa mbere kugeza mu wa gatandatu yatoraguraga umwana umwe twari tumaze kugera mu wa gatandatu none cyaje kuba ikigo cyaje kuba ishuri ryaraye musigute nk'ababyeyi murereramo mu by'ukuri urabona mu by'ukuri ko nubundi iki kigo ni cya RMC turavuga ishuri ryaje ryaraye musigute apana ikigo ubwo urumva ibyo ngibyo ngewe nitwe Ingabire Amina ubundi iki kigo cyahereye ku musita w'umugabo witwaga Jim nanjye narahariraga ko umwana ageze mu kane secondaire wigaga icyo gihe kwa Jim ikigo cyaje ibibazo kirasenyuka ariko uyu Teacher Omar yari umwarimu muri icyo kigo cyo gihe cy'uwo mu directeur nyine noneho we kubonye yari amaze kumenya strategy z'ukuntu barera ahita ageze igitekerezo ku babyeyi basariraga subuhi ku musiti wa Asakina ababyeyi bumva umwana afite igitekerezo kizima baramushyigikira ahera muri mido aratangiye noneho ubwo ngo ukuntu RMC yaje kuzamo rero ibyo byo tutasobanukiwe natwe twumvishe ngo RMC sigari mufatanya bikorwa wituze ariko twege nago tuzi ukuntu nyine twege baje ntabwo tubizi kuko twishyiraga ku mazina ya kantabure w'umusigiti kagoze amurana abana bacu twishyuraga mbere kuri konte ya kontabure wo ku musigiti wa harakura Asakina ukuntu RMC yaje mu byo ntabwo twebwe twabimenye twumvishe ngo icyemezo dufashe rero cyo ko Teacher Omar yahindurwa cyangwa yagira gute kuri nge nago kuko nayiranga samarazanya abana ku ishuri mbona barara ngeze hariya ndagaruka mbwase hano habaye iki nari ngiye nje numva ngo nuko byagenze ntago muri make kuba niruhanga nago byanshimisha ibyo ngibyo nimba umuntu arakwera umwana akamuhubura ukabona umwana wawe ararirwa neza aramwigisha idini atarebengo n'umukristo n'umusa byose ni arabigisha nyine inzira nziza ntago icyo gihe ibyo bintu byagushimisha twege icyifuzo cyacu wamugani nk'uwa Perezida Kagame atuyobora neza tukumva turamukunze twabage ko biri kudutinda kugira ngo tuzabashe natwe kumutora nanone twege icyifuzo cyacu twifuzaga ko umuyobozi wacu nta muntu utagira amakosa bamuhabarire bamutureke dukomezanye natwe nyine akomeza tuherera abana bacu murere bwiza buri mu rukundo ibyo Allah ashaka mwana arabigerageza pe amakosa uvuze ni nkayahe mwaba mumukekaho ayo abo nibo bayazi twege nago tuyazi nkayo ngo bavuze nyine ngo akonta bitwe nago tuyazi ntabwo twege tuyazi twege mu banye twege nago tubizi ibyo ngibyo twe twumvishe gutyo gusa turahura tuza gutyo rero mze muraho nta mwana mfite hano higa ariko Teacher Omar niwe dukeneye yashize iki kigo ku murongo arakiyobora cyari cyarasenyutse harabu yari segonderi ayihindura uyu arabizi cyarabaye amatongo abana bacu bandagaye mu muhanda Teacher Omar yiremera abana arabashyira ku murongo hanyuma ikigo hano hari segonderi irasenyuka Teacher Omar arakiremye none ngo muramuhinduye turabasaba mutubabarire mugumishe hano Teacher Omar wacu kuba RMC yarivanze muri kino kigo mu miyoborere yacu bibateye impungenge cyane MC biduteye impungenge ngo waje kwivanga hano ngo aramukura haramujyana muhandi je simbizi ariko je nje gufata umuntu unumye umwana we kuko arwaye sanga hano hari imvururu ngo ni Teacher Omar bahinduye muturekere hano n'ikindi kiba kiriho ahubwo mudukurikiranire ashobora kuba hejuru muri RMC ahubwo harimo ikintu twebwe baduhisha nk'abaturage dushaka kumenya ariko Teacher Omar ndamubwiye ko ukuntu iki kigo nkizi ko bacyubatse ndimo hano muri ikari habanje iki kigo cyabanje kubamo segonderi barahigira abana biza kuvaho uko uwari perezida w'iki kigo kikiri segonderi atangira kujya ajya afata abana b'abakobwa bakubita n'abagampari
baza kugifunga bagifunze cyamaze hafi nk'imyaka igera kuri 5 cyangwa 6 gutyo. Ticha Umari yigishaga hariya ku musigiti baza kumuzana hano. Ikigo aragihagurutsa yongera kukigira ikigo ibigunda byari byuzuye harimo inzoka ariho n'abajura bararaga. Ticha Umari arakegura none kibaye ikigo kizima ngo bamutwara umurezi wacu. Ntago twakwemera uko umurezi wacu bamukuramo hano. Abana bahagarara natwe tukabakuramo. Uko uwo muntu nk'igihe nabivuze nimba hari iki kigo nk'ukuntu abo bayisilamu ndazi yuko benshi barimo bagira inda nini. Nimba hari uwo ikigo bavuze ngo cyambuye navuge twebwe nk'abarezi turerera hano tuyashake tumwishurira ariko umuticha wacu agume hano. Urakoze cyane. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nitwa Bamire Rehma. Njewe iyi nkuru nyimenye none hari kirambabaje. Nje niza hano sizika ari secondaire. Omari yigishaga abana ku musigiti. Akajya caha yambaye uniforme n'abana yigana abana mbona ari umuntu ufite education. Yigana abana ibyo bakora yikinisha abana nanjye ngera aho nganza gutura inaha. Narabaye umunyeshuri waha. Numva abana banje bagomba kuza bitewe na Ticha Omari. Abana bose muri aka gace ni Ticha Omari ni utugiza kuko nimugira abana bacu bwacu barasubira inyuma. Icyo ni icyambere kubura Ticha Omari abana bacu barahura n'ikibazo rwose turifuza umuyobozi wacu ko aguma ha rwose kuko mwamuzusubisha abana bacu inyuma. Kuba RMC yaraje mu miyoborere n'imitegekere yacu mwebwe murabifatamo? Twecyo twumva wenda harimo ikibazo bagikemura ariko umuyobozi akagumaho kuko umuyobozi twe turamwishimiye abana baramwishimiye abaturage twe turamwishimiye tubona turerera neza. Kugenda kwe mubona byagize ingaruka nyinshi ku burezi bw'abana bacu kuko abana bacu ababyeyi benshi muzadukoresha inama nicyo twakifuza nk'ababyeyi kuko abana bacu baza kubera Ticha Omari. Dore nk'aka kana nibwo gatangiye nuze baby ariko ahantu hose Ticha Omari yabari mwareka nk'urugero kuko abana bose babakurubana barirana nibigaragaza ko aze education. Ubwo rero nagenda gakomeye ngiye mbimenye none anje gufata n'abana datunguwe rwose ngiye ntago rwose ari ukuvuga ngo abana bacu baba bahungabanye pe. Kongeraho twabwiraga abanyamakuru ahubwo muducukumburire hashobora kuba hejuru muri RMC hari icyo bari kudusha tw'abaturage tutazi icyo kibazo tubona umuyobozi agume ayobora abana bacu. Welcome to Tamayus Junior School. At Tamayus Junior School, our professional teaching staff concentrates on your child and monitors results. Our spacious compound gives your child room to play and be innovative. With a well-furnished library, your child gets first-hand information from well-censored secular and religious books. We care about technology, and that's why your child has full access to computer lessons and online learning. Hygiene and the well-being of your child is priority, and that's why we put much emphasis on how they feed and sleep. Registration is in progress from Primary 1 to Primary 4. Find us in Chira, Chitichifumba, Mulawa, Wakiso District, or contact us on both calls and WhatsApp 0757 802 211. Trust us with your kids. We are ready to serve.